abantu benshi nahavuye mvuga ngo ngomba kubyigisha, nanahavuye mbabaye mvuga ukuntu kuko ni ngombwa ko abantu babimenya. Nta murenge n'umwe mu Rwanda. Impamvu navuze ngo abakire bigishwa nande, nukumva ko umukire yumva ko yakubita umwarimu waje mubereye umukiriya, ubwo ibya service byo nari nabivuze, ariko noneho umukire umucuruzi akakubita umwarimu sho, umucuruzi wa mahoko pe akakubita umwarimu wa Notre Dame d'Afrique akamudiha, umuntu ukuzaniye ibihumbi 100 by'amatora. Ntago aba yitwaye neza, aba yitwaye neza. Wasaba fagitire akakudiha, akaguciraho ikote, akamena telefone, ndaje kanze ndebe. Niyo mpamvu ngomba kugira topic namurangira agakurikirana akamenya authenticity y'ibyo bintu, hanyuma ngo nibashaka ko tubivuga. God, reka mperere ruhande rero. Yego. Muraho, waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza, ngufitiye amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugarutsemo na mwarimu wacu, twari tumaze iminsi tutaboneka kubera impamvu nyinshi zigiye zitandukanye, ariko turavuze tutireka tugaruke tuganire n'abantu bacu, ndetse mwarimu nawe atwigishe isomo yaduteguriye. Mwari uraho? Uraho neza. Umeze ute se? Sava. Kutangiranya akamwenyu n'akanyamuneza se? Ibyo ne bisanzwe ariko abuze njya ntangira n'umujinya. Oya, ntago ari umujinya rwose. Rwose ibyo ne bisanzwe. Umeze neza se? Sava. Urasa neza cyane kabisa. Urakoze. Yego. Uyu munsi utuzaniye iki, ariko mbere yuko utubwira bimwe mu byo waduteguriye muri iri shuri, ni weekend yawe imeze gute? Ni weekend cyayiranze nuko nyine warabibonye ko tutakoze. Kuwa gatanu niriwe Rusororo no kuwa gatandatu ku mpamvu zinyuranye zitari na nziza niko nabyita, kuko kuwa gatanu nari mu rubanza, hanyuma kuwa gatandatu njya gushyingura, hanyuma ejo ku cyumweru nabwo njya gukurikira iyo. Wenda ibyo nibyo na gukurikira nyine nabyo burya mu muco nyarwanda ubundi bavuga ko ikiro gikurwa nyuma y'iminsi 8. Iriya minsi rero uko ibipanze biba bijyanye no kugenda bagabanya akababaro n'agahinda bagana mu byishimo, bakira uwagiye ko yamaze kubavamo, bafashe umwanzuro wo kwiyubaka. Yego. Umunsi w'urupfu rw'umuntu abantu baramarira, uwa kabiri amarira ariko abantu bihanganisha abandi, uwa gatatu hakasigara harira bakeya ariko abandi bamaze kwikomeza, uwa kane n'uwapfushije agatangira kuzana kamwenyu, agatangira kwakira ko uwo muntu atagihari. Ngo harimo iyo minsi habayemo no gushyingura. Uko igenda ikurikirana bigera ku wa 7 na nyiri ugupfusha yamaze kubyakira, abizi neza ko wagiye atazagaruka. Ibyo rero niwo umubyeyi twabuze mu kwa gatanu ku itariki 3. Ejo twagiye gukurikira iyo ibyumba, turaganira, tujyana indabo ku aho aruhukiye, tuganira mu rugo, umuryango, abana, abavandimwe, dukomezanya kugira ngo dukomeze ubuzima. Yego. Wagiye abayagiye. So nuko byagenze. Hanyuma iyo niyo weekend yanjye ufite, kandi urumva yose yafataga umunsi kuwa gatanu mu rukiko, nubwo tutaburanye ariko twiriweyo. Twagezeyo saa 3 tuvayo hafi saa 8. Harimo ababuranye benshi baburana bafunzwe, niba ari priorite. Birangira uwo tekiniki itabyemeye ko hari uwagomba gukoresha Skype no ikoranabuhanga, reka mbyite gutyo. Biranga bararwimura. Kwa gatandatu nabwo gushyingura byo habanje gusezera, umubyeyi nawe wahise gusezera mu rugo, mu rusengero muri ADPR Kabuga, gushyingura no gukaraba. Ibyo nabyo byafashe umwanya. Hanyuma ejo nabwo n'umunsi wose noneho ibyumbaho ni n'urugendo rurerure, twagurutse nka saa 4, twagarutse hafi saa 2. Yego. Nuko muri ibyo byose rero amasomo
y'uyu munsi umwanya nubitwemerera turagira amasomo 3 yego na 3 yego ariko kubera ko bwije nibidakunda irya gatatu tuzaritanga ubutaha ariko abiri arashingira ku manza buriya ubwo nubwo nari ndi mu rukiko nk'umuburanyi ariko narimo nshaka n'amasomo narayabonye ndahera ku rubanza rwabaye nakurikiranye nicaye nanjye ntegereje urwanjye rw'amahugu ashingiye ku butaka abantu benshi nahavuye mvuga ngo ngomba kubyigisha nanahavuye mbabaye mvuga ukuntu bakajije uburyo bwo kwinjira mu rukiko ariko buriya umunyamakuru ageze mu rukiko afite umwanya ataruje gusahinda ashobora kuhakura ibintu amakuru yasangiza abandi agakumira n'ibyaha kuko nk'ubu urwo rubanza rwavugwagamo umuntu wagurishije ikibanza igice cy'ikibanza asigara atuye hamwe ahandi arahagurisha abahagurishije barubaka atarabakorera mitasiyo urabyumva icyo ni icyambere nabwiye abantu nti ibi ngibi nta murenge utasangamo kesi nk'eshanu z'abantu batarakoresha mitasiyo noneho nk'aho ibyo bidahagije wa mugabo afata yanze iri muri cya kibanza yagurishije ayitangamo ingwate urumva skandale nta tafari yigeze ahamena nta bati yazanye nta mufundi nta mucanga turaza kubigarukaho kuko ni ngombwa ko abantu babimenya nta murenge n'umwe mu Rwanda udafite kesi nk'izo nta n'umuntu nibura 25% z'abantu baguze ubutaka ntibarakoresha mitasiyo ntago muzi rero icyo ufite UPI ari kuyikoresha icyo ni kimwe iryo ni isomo turaza kuvugaho isomo rya kabiri ninshaka ni naryo ndabanza ni ry'urubanza ni ry'umukire w'Igisenyi ngo ni amasomo ku bakire umukire w'Igisenyi kuri Mahoko wakubise umukiriya w'umwarimu umwarimu yaje ari umukiriya w'umukire yego aramukubita turaza kubigarukaho nabiguhaye samari ni inkuru nabonye kuri televiziyo ivutse vuba iyo nkuru rero ejo bundi urabyibuka kuri 30 nagiye kuri Riyafu na Oswa Kimu na Kagabo na Kastari tugiye kuganira kuri service delivery yego ndibuka abantu bagize iyo komisiyo twitabye nababwiye icyo bita service delivery iri criminel urugero nabaye ntago nabwiye ko umucuruzi utanga service ashobora gukubita umukiriya kuko iyi nkuru nari ntarayibona ariko nabahaye urugero rwo kushobora kujya mu modoka irimo intebe zicitse ikagukomeretsa gukomeretsa se si icyaha cyane ubwo umuhaye service iri criminel kandi wayishyuye yego kera tukigenda muri za matatu baravuga kumva yera akaba uzamura umujinya wicaye ku ntebe iguciriye ipantaro igusharuye ku mubiri ukabyihorera ariko nawe ntagusaba imbabazi iyo ni service delivery iri criminel ingero uriye muri restaurant ibiryo bikuguye nabi ugiye kwa muganga kandi ubwo nyiri kubiteka ntahari nta kuvuza ntagira ati simvuga ibiremereye wenda by'uburangare mu bundi buryo ariko mu mitangire service hari aho bigera bikaba criminel urugero rw'uru rubanza urubanza rwaciwe n'urukiko rw'ibanze rwa Gisenyi iragaragaza ya service delivery iri criminel umuntu akuzanira amafaranga 100,000 aje kugura amatora akwatse facture uramukubise gukubita umuntu wazanye amafaranga mu kwitekereza iyo nkuru nanabyoherereje abanyamakuru ba Samu Kabera bagikoze ndavuga ngo ku mutima nkabaza ngo ubundi abakire bigishwa nande ninde ubagira inama uko bakira uko witwara mu bukire bwawe barayigira oya PSF n'ikishinzwe bayigira se kubera iki PSF niyo ishijwe kubahugura uko bafata abakiriya uko babana n'abantu gukira kwiza no gukiza abaretse gatoya ntabwo uretse utampagarika kabike gukira kwiza no gukiza abandi sibyo no kubana neza n'abaturanyi no gutanga amaturo mu nsengero no gufasha abatishoboye ukabatangira mitiwere ukabagira gute ariko usanga ibyo bikorwa tubisanga ba gasore abana bakiri batoya birwanaho ukumva yatanze ihene imusambira tubisanga na ba Jori mu kwirwanaho kwe akabaguze imashini azigure tini mothers bintarama n'abandi yego nta mukire ndumva usibye wakoze igikorwa nk'icyo cyo kora barahari
ibyumba twagira guhitwa tufite witwa Mugira neza yubatse chapelle nibura mu kibanza cye ku mafaranga ye urabyumva nibura uko gukira bivuga abantu bakaba bakuvuga neza bakabona naho bazajya basengera none ibyawe n'ugukandisha abantu inzugi n'ukubahiga bukware nuko iryo ni irya kabiri niryo ndabanza wari ugiye kumbaza iki narinje kukubaza nk'uwo nguwo urumva PSF koko yaramuhuguye ntabyo yakoze nyine kandi PSF ivuze yirakora iriho ntabwo twakabaye tubona bene abo bantu n'ubu butumwa turi gutanga niyo yakabaye butanga kubwira abacuruzi abakire mubeho murya turana imenye uko muturanye yaraye umwana w'umuturanyi narwara mutiza imodoka mutiza n'umushoferi umuntu narabigishije ndababwira ngo umunyamakuru nagera muri business yawe yizanye azareba twose ariko n'uwo ari wowe wamuzanye azareba ibyo wamweretse cyane witegereza ko yizana ngo arebe byose none nabivuga ujye gukandisha inzugi finaluma se uzakandisha inzugi umunyamakuru n'abamaze kubimenya amafaranga yakugeza henshi ariko nanone ijwi ry'umunyamakuru rigera henshi cyane urakanda umwe ababyumvise bose urabakanda yishwe so irya gatatu rero irya gatatu nari nabikubwiye ngo utegure ka kantu kamurangira ko kwamamaza amakuru atavuga ukuri imikino y'amahirwe inyatsi imiti ngo ivura inyatsi n'ivura n'izana inzanyi kuko twagize impamvu nabigize ngaho impamvu twagize ikibazo impamvu namurangira bigize topic nuko hari abantu b'abatekamutwe bagiye bagaragara ariko gihe cyose avuga ngo twamamaje aha naha hari akantu naguhaye nawe ndaza kukamuha bambwiye ko ngo umuntu ugakwirakwiza ngo baramubwiye ngo byaciye kuri televiziyo ikomeye mu gihugu niyo mpamvu ngomba kugira topic namurangira agakurikirana akamenya authenticité y'ibyo bintu hanyuma mu gihe beneri yaba iri mu kazi kayo ariko namurangira akamenya ibitangazamakuru byamamaza ibyo bintu kuko yarabitwibwiriye kandi yaduhamagaye ngo adutume natwe tugomba kumutumikira yego niko byumva niko bimeze kandi yadutoranyije abizi neza ko tuzatumika cyane uzakibuke ndakibuka amasaha nadufata kadaciyemo tuzagakoresha yego kuko biba bisaba ngo nukumenya ngo turamamaza ibiki authenticité ni ibihe urabisanga mu Rwanda hose no mu mabotike amabotike ari mu kihe gihugu se ugasanga mana we simbizi nyine simbize logique commerciale y'abantu kwamamaza birasaba kuryoshya birasaba ariko wivuga ngo ikintu kiboneka mu gihugu cyose ukavuga ngo kiboneka mu gihugu cyose nta n'akarere kirenga ari umujyi wa Kigali kugarukira ikabuga na Nyamata utakibona harabona ajyaga mbibaza nibi bintu uko bivuga hose koko birahari wapi batishwe good mu kwamamaza rero natwe twishimire ko uyu munsi twatangiranye n'umufatanyabikorwa mushyashya CB-Link ni inzobere mu ikoranabuhanga bakora ama software afasha nka easy management bigufasha gukurikirana business yawe waba uhari waba udahari ngira ngo ubushize nari nabivuze ko CB-Link nidukorana neza Rwanda Revenue kabyumva ziriya miliyari ntabwo zongera ntabwo ari zo gusa we irari 18% kucyo byoroshye ya ziriya miliyari 5 n'igice cyane ziriya miliyari 5 n'igice ni TVA ya 18% refund VAT refund 18% niyo VAT bayasubije utaracuruje bayakuye mu y'abacuruje gusa neze kucyumva ari miliyari 5 ararenga byari kuba miliyari 5 iyo bayaha uwacuruje none uriya we ntiyanacuruje bari kumuha ayabandi bacuruje ngo nibashaka ko tubivuga good kamere ruhande rero yego CB-Link abantu bazayigana bakora hariya Kicukiro na nimero tuzatangira kuzitanga ejo yego uru rubanza rero narubonyemo angle nyinshi ubwo icya service delivery cyo nakivuze impamvu navuze ngo abakire bigishwa nande nukumva ko umukire yumva ko yakubita umwarimu waje mubereye umukiriya ubwo bya service byo nari nabivuze ariko noneho umucuruzi akakubita umwarimu sho umucuruzi wa mahoko pe akakubita umwarimu wa Notre Dame d'Afrique akamudiyo ubu mpamagaye
mpamagaye nkavuga ngo Notre Dame d'Afrique abarimu bayo bari gukubitwa n'abacuruzi, abantu bize hariya bahagurutse, ura mucuruzi ndakurahiye. Ikigo cyigishije umuntu uyobora isi y'abavuga igifaransa. Uri kunyumva? Ndagukurikiye. Ikigo cyizemo umuntu, ubwo simvuze abaminisitiri abadepite bo ni benshi, ariko reka mere uri ku rwego rw'isi. Igifaransa, le monde francophone iyobowe n'umuntu wize Notre Dame d'Afrique. None abarimu bayo bari gukubitwa n'abacuruzi. Ubwo baraje. Ubwo abo barimu nyine ntibaba bitwaye neza ku mucuruzi. Kandi urubanza rwaramukatiye. Urukiko rwaramukatiye bitwaye neza. Kuza umucuruzi umuntu ukuzaniye ibihumbi 100 by'amatora. Ntago aba yitwaye neza. Aba yitwaye neza. Wasaba fagitire akakudiha, akaguciraho ikote, akamena telefone. Ndaje kanze ndebe. Etape par etape kuri uyu mucuruzi. Urubanza iki cyaha cyabaye kuko yamaze kucyebezwa, cyabaye muri 2024. Urubanza rucibwa muri 2025 mu kwa gatandatu. Urabyumva? Yego. Umugabo umucuruzi arajurira. Ajuriye umwanzuro w'urukiko rwisumbuye usohoka mu kwa gatandatu kwa 2026, ari kuvuga ko icyo wahinduye ni ukugabanya indishyi gusa. Igihano kiguma ari cya kindi amezi 3. Nkaho ibyo bidahagije arakidegembya. Urukiko rwamukatiye amezi 3 aracyaraho. Ubwo bivuze ngo uru rubanza, iyi myitwarire y'umucuruzi yandagaje. Kwanza barapfa umusoro, umunsi Reveni nayo yakurikiranye uyu mucuruzi nawe bizamubaho. Yego. Yandagaje uburezi, gukubita umwarimu ni ikintu gikomeye. Yego. Yandagaje n'inkiko kuko umwanzuro w'urukiko nurashyirwa mu bikorwa. Araho. God. Arikorera akazi ke. Ayinya kanze gende buke buke. Uko nabiguhaye. Ni nako nabihaye abanyamakuru bakoze iyi nkuru. Nababwiraga ko batapushije rwa ntago bagiye kure. Icyambere ni cya kintu yabivuze kuvuga ngo ninde wigisha abakire. Ko mbona benshi ubona tendance ari yo gukoresha amafaranga bagira nabi. Kandi bakabaye amafaranga yabo Imana yabahaye n'igihugu kuko amahirwe bakoresha twese turayavukana. Yego. Sibyo? Amahirwe ukesha igihugu akazi kawe nayo gukoresha amafaranga mukemeze mukavuge mukagire gute. Ninde ubigisha? Ikibazo cya kabiri ni gute kwepa umusoro wa 18%. Buriya byari 18% yagombaga facture yagombaga guha iyatanga IBM akayihurira mwarimu. Byari kuba bivuze ko muri mikese ya leta yinjiye 18% ko yaramwishyuye 100 cyane. Arangije amuha facture y'igicupuri y'undi muntu itanditse amazina ya wa mwarimu itari kuri telefone ye. Babyumva? None nkibaza ngo ni gute ukwepa umusoro wa 18% w'ibihumbi 18 ukabona ruswa yo guha abantu bazagukingira ikibaba, ukabona igihembo cy'umwavoka. Yego. Ukabona n'indishyi ya 1,200,000. Aho niho mbaza ngo ninde ubigisha? Ukwepye ibihumbi 18 uzashyikirira avoka wa 500,000 utanga indishyi 1,200 utange na za ruswa ngo batagufunga hejuru y'ibihumbi 18. Ni kote rya mwarimu waciye ugasanga bikojeje muri 5 zizarenga. Ubuse bibaye ngombwa ko ahunga, bamukatiye amezi 3 ahunze se ntizarenga cyane. Business yese nisubira inyuma. Ubundi se ko abagoye imbazi iri duka ryakubitiwemo mwarimu ibirenge byaryinjiragamo ubu ntibyagabanutse kuva 2024 eshanu ntarazihomba. Ayinya ninde ubigisha? Twagiye. Icya gatatu, kuki umucuruzi atasabye ubuhuza? Guca ikote rya mwarimu, kumena telefone ze bitumye abundabunda. Urukiko rwaramukatiye, nta nubwo rwamuha igisubitse, nta nubwo rwamupropoje ubuhuza. Ubwo ntiyari kubwemera kubera arabyimbye. Ayinya buretse
icyo nzi cyo barapima amagarama wahuha akagwa umuntu ukatiye nko kuzimya buji yawa umuntu ukatiye bihorere arakwepa n'inzego umubonye wese avuga ati ndagufashe akamuhereza ahubwo 5 zararenze good ubwo si gatatu kuki atasabye ubuhuza umwarimu ko atari kubwanga umwarimu yari kubona iki gusubizwa icyubahiro guhabwa telefone ze n'imbaraga ikote rye n'imbaraga yakoresha ategura amasomo ibyo byonyine byari bihagije bakiyunga cyane akanamubera n'ishuti akamuzana n'abandi barimu bakamubera umukiriya ninde wigisha abakire icyakane ni gute umukire arwanira mu iduka rye ari urangura noneho azi ko ari we wishyiriyemo kamera Elize wambwiye uwigisha abakire ntago nanjye ubu ngubu natakaye ntago namenye ubigisha pe uzi ko gihamya ibimenyetso bya mbere byavuye yiguriye arestara arangije atangira gukwega umwarimu ikote riracika azi ko kamera ari atanayizimije noneho yaba bizi ko ari mu Rwanda nkaho hantu ubwo ntiharimo ikindi kintu wakwitonze tugakora nari ngiye kuvuga cyari kibi pe kigenze gute ngiye kuvuga nkaho hantu urumva hatarimo nk'ubwenge buringaniye koko buciriritse naba n'uburinganiye buciriritse urabizi neza wiyestariye kamera mu nzu uri kuyirwaniramo icyo mubwira cyo uyu mucuruzi ageze ahantu yakwifuza ati iriya matori yo nyitangira ubuntu y'ibihumbi 100 nkayimwihera kigeze bati ndayigusengerereye igendere impamvu navuze ikigo uyu mwarimu yigishaho nuko ari ahigisha abarimu bisobanukiwe niyo difference neza umucuruzi mu mamiliyari afite ntari kubundabunda urukiko ntirwamukatiye umwarimu azi uburenganzira bwe n'ubwo ahembwa make ubwo twari tuzagira icya gatanu kane twari tumaze kuvuga ngo ni gute umucuruzi arwanira mu iduka azi ko harimo kamera yiguriye yishyiriye akaniyestarira ninde ubigisha wigisha we ntawe kuko yaba hari yari no bumva babashuka rero aho kumva babigisha yaba hari yari no kumubwira ati zira footage zafatiwe muri kamera yawe bumva babashuka kurusha ababigisha icya gatanu umwarimu muri iyi kesi yari afite confidence cyane ko mu bagoboka rubanza na Rwanda Revenue yakabayizamo ararwana ku musoro w'igihugu ahubwo uyu mwarimu hari ahantu bizagera Rwanda Revenue muhembe cyane rwose gucirwa ikote urwana kuri ku musoro w'igihugu ukamenerwa telefone urwana ku musoro w'igihugu ukamburwa icyubahiro urwana ku musoro w'igihugu abaturage bakagushungera wambaye ikote ricitse cyane urwana ku musoro w'igihugu Rwanda Revenue ibyumve cyangwa se Rwanda Revenue nitabyumva turakuramo andi masomo agira ati ibi bintu mwazanye yo gutubwa ngo dusabe fagitire mutarabwiye abacuruzi ko ari uburenganzira bwacu ngo bazuduye ku neza bikageraho badukubita ntazo tuzongera kwaka tujye tugenda tugure twitaye hanyuma ubwo Revenue zaba yungutse ntishwe batubwira ubutumwa dufata badafashe uyu mwarimu ngo bamuhembe bamugaragaze nk'uwarwanye nk'uwazize umusoro arwana ishyaka rwose ry'umusoro batabikoze abantu baratinya kujya kuzisaba batinya ko abacuruzi babakubita uyu mwarimu atamenyekanye nta muntu uzongera gusaba fagitire ahubwo abacuruzi bose barajya bakubita usabe fagitire akudihe bati ibyo twakoreye wa mwarimu ntabyo uzi ti sawa komeza uyinyaka tuba tugeze kuri 5 good umwarimu yari afite confidence ko arwanira ibya leta naho umukire we yizeye kashize kandi izi kashi barazirya n'ubundi bazamuzirika keretse niba icyaha gisaza ariko iyo wakatiwe ntago bisaza hakata iburanisha hasaza iburanisha ariko wakatiwe simbizi ariko birashoboka ko cyasaza yakatiwe amezi 3 noneho yizera amafaranga ariko birangira urukiko rumukaniye ya mafaranga ntiyabashije kugera cyangwa umucamanza yabonye umucamanza umeze nka wa wundi w'imuhanga mu rwisumbuye yavuze ati nabonye ari mu ruswa nikuye mu rubanza nduvuyemo amukatira 3 nkaho ibyo bidahagije ntiyanayasubika ariko yasubika ariko mpaka agiye ndani
uribuka akantu nakubwiye umwavoka yambwiye turi Nyamirambo ambwira ngo igihano ku mukire ni ugufungwa, igihano ku mukene ni ukumuca amafaranga. Ndakibuka. Umuhanisha icyo abona bigoye. Umukene umuhanisha amafaranga akayahingira kugira ngo ayabone aba yikosoye, niko kumugorora. Ariko umukire kubera amafaranga umushyira hahandi azajya arya ku isaha igenwe. Yego. Niko kumugorora. Ntabwo umuntu wamugoroza ibyo amenyereye. Sibyo? Umukire umuciye amafaranga abajya birwa bahonda abantu. Icyo cyari cya gatanu. Cya gatanu. Ariko harakandi kantu nibutse nubwo ntakavuze. Kuri cash. Abakire bagenzi be niyo mpamvu uvuga ngo ninde ubigisha aho kugira ngo bamubwire ati wahamagaye uriya mwarimu. Ukamuganiriza. Tukamuganiriza tugaca mu buhuza. Bo baramubwira ati koresha amafaranga uriya mwarimu ajyanwe he mu nzererezi. Gaho nyumvira. Ninde wigisha abakire? Ubwo turacyapfa ibihumbi 18. Yego. Bitari iby'umwarimu by'umukire. Umukire. No. Oya bitari iby'umwarimu bitari n'iby'umukire bya leta. Umukire yanze gutanga 18 muri leta. Umwarimu arashaka ko 18 bijya muri leta. Arakubiswe ariko reba fagitire umukire amaze kugeramo. Wewe wavugaga 5 zararenze. Akanyuma ubwo narimo mvuga ko nabakabagiriye inama abakire bagenzi baramubwira ati jyana musenzi mu nzererezi. Koresha amafaranga ajye mu nzererezi. Good. Impact yabyo uyu mwarimu yajya mu nzererezi. Aba bana uyu mukire ari kubigisha. Hishwe. Twarangiza twigwa tuvuga ireme ry'uburezi. N'umuntu wari kwakira uyu mwarimu mu nzererezi asize abana nawe yari kuba ntaho ataniye n'uwamwohereje. N'umukire. Mwarimu mu nzererezi asize abana wamusimbura se? Hishwe. Ujye unyumvira ariko wamusimbura. Urwo rwego rw'imitekerereze uriho ntago ari rw'uwo mukire ari herega. Ariko dukeneye ko gukira kwiza nyine ni ugutekereza neza. Ubugize amahirwe iki kiganiro kikarebwa hari abahinduka. Gukangisha amafaranga uzamushyira mu nzererezi. Umwarimu tena bikagira effect ku ireme ry'uburezi. Buri munsi turwana naryo. Kubera umwarimu yakoresheje amafaranga abantu nabo bafite bwa bwenge buringaniye buciriritse bakabikora bazi ko asize abana. Amahirwe ntibyabaye. Hanyuma akanyuma si ugushukana cyangwa si ukugira gute. Harako nibaza ko baburanye gukubita no gukomeretsa bakamukatira 3 n'ihazabu ya $1,200,000. Umunsi revenue yateyemo icyo bapfa ikote ricika ryazize iki? Ryazize umusoro utatanzwe. Niyo se Rwanda Revenue iri hehe kwitajya kuburanira umusoro wayo? Umwarimu aburaniye ikote, umucuruzi mukatiya 3 n'ihazabu ya $1,200,000. Rwanda Revenue kutajya gusaba wa musoro twabuze nabyo izabikora itubwire. Umwarimu yabikoze nk'umunyarwanda. Ako kantu niko kabisa. None ugira ngo umwarimu ari kurwana ku ikote rye. Yego. Ariko byacitse arwana ku musoro wa leta. Uburanira leta rero nakurikirana uwo musoro ugomba gutangwa cyane. Ko bimeze kugira ngo tudaca intege abantu. Rwanda Revenue igomba kwigaragaza muri kino kibazo. Iby'umwarimu byo byararangiye. Akanyuma nubwo ntari nakanditse nuko umwarimu nawe yabaye inguguzi cyane. Ubundi nibyo. Ubundi umwarimu ibye byagombaga kurangira niba urubanza rwarakaswe umucuruzi arajurira nabwo mu bwenge buciriritse ajuriye ntiyatanga imyanzuro ku gihe. Hanyuma urukiko rubyizeho rusanga umwarimu mbere yasabaga indishyi za $1,000,000 za $20,000 cyangwa hejuru nyinshi. Urukiko rwisumbuye rwanzuye ruvuga ngo imyanzuro y'urukiko rw'ibanze rwa Gisenyi irakomeza ishyirwe mu bikorwa havuyemo indishyi. Abyumva? Igifungo cy'amezi 3 kiragumaho. Yego. Indishyi nizo ziragabanuka zibe $1,200,000. Hanyuma rero iyo byaguye ukabikurura ukabyegereza ukabigira ukabizuminga neza usanga n'inzego zose zaraciwe amazi.
nk'umuntu yakatiwe muri 2024 2025 mu kwa gatandatu none umwaka urashize umwaka warashize wararenze urarenze n'ubu ngubu icyo nicyo yerekana ngo inzego ziri aho nazo ziri mu kwaka umucuruzi ngo umuntu yigeze guhamagara uno mwarimu aramubwira ngo duhe imyirondoro ye n'aho atuye inzego zabura umuntu kweri ko mwagiye mureka kutubeshya none warangiza ukabeshya umwarimu wa Notre Dame d'Afrique urasaba adresse y'umucuruzi iduka se ririkinguye ubuse umucuruzi kumenya aho na mayiwo birahazi n'umunyonzi arahazi n'umumotari kucyo bajya kubaza uwakubiswe uwaciriwe ikote ukaba ujya kubaza uwamukubise kandi mu rukiko bagaragaza aho byabereye icyo ni ikigaragaza ibihanga mu buyobozi baramubuze none hakaba mwana we ngiye kuvuga umuntu abantu bari muri biriya bice bambabare reka nere kubavuga ubu habuze abantu bitoramo ikipe ngo babwire umucuruzi ati saba uyu mwarimu imbabazi intara yose hanyuma icyo nashaka kuvuga rero umwarimu nawe yabaye inguguzi nuko iyo umugabo indishyi yarazitanze miliyoni 1,200,000 umwarimu azikenyereyeho sibyo yego igifungo yakatiwe cy'amezi 3 rero follow up yacyo ntabwo ari ya mwarimu aho niho mwitira inguguzi ariko nibyo agomba guhabwa ubutabera mwarimu ako nakazi k'inzego ariko ari kubona inzego zitari kubikora no nabyihorera ubwo niko zimeze nyine ntabwo ari ishyirwa mu uretse gatoya wiseka ibintu birakomeye ishyirwa mu bikorwa ry'igihano cy'igifungo ntago rireba uwakorewe icyaha rireba inzego ubundi mu rukiko bamara gukata inzego ziri aho zihita zijyana iyo harimo igifungo zihita zijyana mirongo yigeze asubira iwabo yishwe uwo umunsi bamukatira ntihise atambika agana mu miduha akarenga yigeze asubira Kimihurura yishwe hari akandi nibutse nuvuga ngo uyu mwarimu we arimo aravuga ngo umucuruzi ntarafungwa amezi 3 yakatiwe yego nukwibutsa inzego ariko idishyi umwarimu yarazibonye yakabaye avuga ati ubwo inzego nizikore cyangwa zirorere kandi yavuze ntabwo nkibuka neza ako nari nibutse ngiye ku giti cyanjye nuko izina si ryo muntu uzi ukuntu umucuruzi yitwa bagarira yose none ararandura yose abyumvise ni umuco by the way cyane izina ryakabaye ari ryo muntu bagarira yose ni uvuga ngo nk'umubyeyi wamwise yambwaga ati jya ubana n'abantu bose umuto n'umukuru umukire n'umukene ufite ubumuga n'utabufite bagarira yose voilà urumva iyo utangiye kurandura n'umwarimu abo munsi ya mwarimu baba bara ntago abagarira yose kandi nkunda kubibabwira Muswahili alisema mali bila daftari hupotea bila habari wizera iki mu mafaranga wizera iki mu mafaranga kutayambukana umupaka se uyagerana hakurya ugenda utanga ujya kugera iyo ujye we bagarira yose kuki atabagarira yose kwera hari umwana twiganye umuhungu twiganye muri primaire wari n'umunyezamu wacu wa handball yitwaga bagarira yose uyu yitwa bagarira yose ariko ntabwo abigaragaza no kubaha izina yahawe n'ababyeyi byamunaniye ninde wigisha abakire Rwanda Revenue iri hehe uyu mwarimu ko yazize umusoro muri hehe mumuha igihembo indishyi yabonye ya miliyoni 1,200,000 mwongere hwandi mumugure telefone yongera ategura amasomo ye yazize mwe cyangwa tuyifate ko mudushuka statement yangira ngo bariyo niba umuntu asaba fagitire agakubitwa mugaceceka tuzareka kuzaka muhitemo Rwanda Revenue igomba kugaragara muri kino kibazo icyarangiye ni icya parike na RIB bakoze akazi kabo yego sibyo ariko icyo umwarimu yazize nyiracyo ni Rwanda Revenue nayo nigaragare cyangwa abantu bareke kwaka fagitire batinya iminigo sibyo niko bimeze iyo umwarimu anizwe ngaho ibaze rero umuntu umunyagataro
cyangwa umuntu wivaniye igitoki mu isoko rya Mahoko agahita aza kugura ikibiriti kwa Bagarira yose, ubwo biravuga iki? Iyi kese reka gihe kira kakarina nibagiwe ninkibuka ndaza kukakubwira. Yego. Good. Isomo rya kabiri rero n'abanyarwanda mwese. Narababaye cyane nyine ko abantu batuvangiye nyine agakazwa ibintu byo kujya mu nkiko. Ubundi umunyamakuru yashobora kuvuga ngo niba mfite umwanya iki cyumweru ndajya mu manza nk'eshatu numva ibirimo ibiba mu banyarwanda, kuko mu rukiko havugirwa ibiba mu banyarwanda. Ndakugendeye rero ngiye kuburana n'umwavoka wanjye, mu gihe dutegereje ko tuburana numva urubanza ruranyenteresa cyane. Bavugaga gahora ariko nkakurura harimo umwavoka umwe uvuga aranguruye ijwi. Umwavoka w'uwo muntu, undi mwavoka ni inshuti yanjye, ariko ntabwo nigeze muca intege ngo mubwire ko aburanira byakunuka niko navuga. Ariko nyine niba ari mu kazi nanze kumuca intege. Yananciyeho atwaye umukiriya we, baransezera. N'undi bari bahanganye nawe ancaho. Ndavuga nti niba ari bimubamo rero nk'ubu twakabaye tuvanamo isomo. Uwo mwavoka yanyemereye ko tuzagenda tukagirana ikiganiro tukigisha uko byagenze. Manza ari hano muri Jabana nka Karuruma, numvaga ikintu gisa na tetero cyangwa mu makawa, kandi tetero ni hariya. Umugabo yarafite ubutaka bunini, ibyavugiye mu rukiko, yarafite ubutaka bunini akataho, abutuyemo akataho, atangaho, wasigara atuyemo hahandi. Icyangwa kiracyari kimwe, ariko ngo harayo bari yamusigayemo. Ibyo nabyo ofete mu rubanza uruhande rw'uregwa rwasaga nkaho rukwepa icyo gutanga ingwate ibitari ibyawe. Umwavoka uwo mushuti wanjye akadefanda ngo ubutaka, ngo ingingo ya 18 ngo ubutaka, ngo nyiri ubutaka n'ubwanditsweho. Yego. Ariko si biriho. Noneho ikibanza cyanditse kuri uwo mugabo, ubutaka bwose bwanditse kuri uwo mugabo, ni ubitse UPI. Yego. Igice kimwe aragitanze, abandi bati mu gihe tutarakwishyura yose ngo arangiremo tuba twiyubakira, bakubitamo inzu. Nawe wa wundi yigumira muri ya yindi. Ubwo inzu ebyiri ziri mu UPI imwe. Nta mitasi yabahaye. Ntiyababwira ati ariko ko mwubaka mutaranyishyura ngo dukore mitasi. Voilà. Na mudugudu araho hararangaye. Jabana uwatanze cyangwa cyo kubaka ntumbazi. Ubwo bagitangiye kuri UPI ya wa mugabo. Niko bigenda. Kandi process na fondation ubwayo ibifite agaciro karuta ikibanza. Kukibuzuza fondation ukazamura, wowe utuye uri nyiri kibanza ntibarakwishyura, kujya ugateza icyugaze uti ko mwubaka mutaranyishyura ngo mbahe mitasiyo bimeze bite? Arabihorera. Nawe ngo yari afite icyo yokeje. Ariko nawe yari afite ibindi bintu bituma aremera bitagihara ubu ngubu. Hanyuma bamaze kuzuza babandi yagurisha ikibanza, nawe hahandi arahagurisha. Aho yari yasigaye, aho yaratuye, hari hasigaye. Yego. Naharagurisha. Ubu nuvuga ngo afite UPI imwanditseho irimo inzu ebyiri, ba nyirazo batagira icyangombwa. Ibyo ntacyo byari bitwaye rero. Skandale aho ibintu biremerera mu rukiko bashaka kubyoroshya bajya mu byo kwishyurana na UPI, ariko umugabo yabaye ikingufu atanga ingwate ya yanzu muri banki. Bamwihera ifaranga. Abadukurikiye mu byumve bamwihera ifaranga. Kandi umuntu wafashe inguzanyo ku ngwate itariye kwishyura wapi? Ishwi. Abantu bamaze kubimenya bandikira banki yamuhaye amafaranga. Batari uyu muntu ingwate yabahaye ibiri ku butaka sibye. Mu rukiko. Wa mwavoka w'inshuti yanjye uburanira ikingufu akazamura atariko ati ko banki igiye gutanga inguzanyo iyohereza umugena agaciro akazenguruka inzu akareba ibiyigize binjiyemo ba nyiri inzu bari tugakanguka n'umucamanza ukabona arabyibajije mukongera mukika akabamenye hutuzi. Ariko ubwo nyuma ko umushiracyaha amaze kubisobanura, none wa mwavoka nka partie civile uvuga ijwi riranguruye ukorera Kimironko we yabivugaga cyane, avuga ati
kuba wajya mu rugo rw'abajeni Marie umukozi agiye mu isoko nta muzamu bagira ugakora evaluation cyangwa ukanarebera inyuma uhagaze hejuru y'igipangu ukajya wandika amabati ni ubu bwoko inzugi ni izi ngizi ibirahure ni ibi igeretse kangahe yubakishije ibi ibyumba wabirebera n'inyuma baza amadirishya ugatwara raporo bo bakabona bavuga ngo umugenagaciro yageze mu gipangu bari hehe yego hari ibyo nkubwiye birashoboka ubuze nkoze evaluation y'ibi birabyo bya padiri ajana akazabimenya bayampaye bazabura bavuga ngo kare yageze iwawe winjiye gutera donc aha harimo ingingo ebyiri kudahana imitation n'ingaruka zabyo iyo mubanye neza it's okay nanjye ngewe mfite imitungo ibiri itaranyandikwaho mu Bugesera nta kibazo mfite ariko simbizi nabyo wasanga ahubwo nkoze ikiganiro bakabikorera bakaba barakangutse ariko mudugudu isibo abaturanyi nibwo tugurisha inzu yubatswe utanahari uri nko mu mahanga ukayitangamo ingwate ngo kubera ko iri ku butaka bwitwa ubwawe nta tafari wahamenye nta toilette wacukuje nta mufundi nta muyede wigeze uhemba nta gacanga aho niho biremera ukagira icyo kuba utakoresha imitation byakumvikana ariko se gufata inzu ahaguze ukayijyana muri banki icyo kintu abantu bakacyoroshya harimo ubusa nabyumva ariko umuntu aguze ikibanza arikokoye ikamyo y'amabuye y'umucanga amasima buri munsi madiriye buri kanya ibirahure undi muntu akavuga ati kubera ko biri ku butaka ntarabaha imitation are mu ingwate bakayitanga iyo banke sinyivuga kubera ko hari ahandi nigeze kuyivuga ubwo nayo igomba kuzagera tuzaca mu gikari tujya inama nayo yes nibishoboka icyaba oya n'amabanke yumvireho abagena agaciro bashobora kujya mu kwaha kusaba inguzanyo cyane rwose ngiye kubikubwira UPI ukumva ngo birahagije ariko egena agaciro nta kuntu umudugudu yarisinyaho n'abaturanyi baho hantu none bakavuga ati ariko nubwo uyu mugabo iyi nzu siye nubwo ubutaka bwaba bukimuriho wabyumva kuko urumva niba wafashe inguzanyo ari mu manza kandi bariya niba mutsinda niba ari mu manza atari kwishyura banki bariya ba nyiri inzu niba mutsinda banki zabura ikigurisha ihombe kubera uburangare ibyo wakoreye igena agaciro ni ibyawe byambya ko ari ibyawe ni ibi usibye UPI gusa ariko ntibivuze nanone muntu ugura ubutaka imitation bashyireho itegeko ntarengwa nubwo inama ndi kubagira nanjye ntarayigira za Bugeseraho abenshi itegeko rirakugonga uribuka ikibazo babajije Murangira turi Nyamata bavuga ikiri za Murama wakibajije wese ngombwa ubutaka bw'Ubugesera bwinshi babufatanye abantu birirwa bagura izo za Gasanze wasanga na mugenzi wacu atarabyibaruzaho mugenzi wacu yaribaruje okay niyo mahirwe ikibazo ukuri imbere we reka da ni ikibazo niba byamaze kugaragara ko umuntu ashobora gutanga ingwate inzu iri ku butaka bumwanditseho yarabugurishije yagize kugurisha ubutaka nuvuga n'ubutaka ntiyarabwemerewe kubutangamo ingwate ariko rero ibyageze ku butaka yabigurishije kubera iki nta mitasi karankanguye nanjye ari umushuti wanjye uri kubaka mu kibanza yaguze mu bantu batanu kidafite mitasiyo mu bantu batanu batunze ubutaka ari nicyo mfite noneho abo naguze nabo bose barapfuye umugore n'umugabo nanjye icyo naguze Bugesera none narababuze ibibazo biri mu butaka hari ibyo twikururira niba bamaze kwishyura yose kora ibishoboka mitasiyo ibe abanoteri barahari benshi ariko turabyoroshya nta mwanya umunsi rero icyo washyize kuri ubwo butaka ukashyira ku butaka butakwanditseho nujya kumva ngo cyashyizwe mu ngwate kandi abantu bafata bene ibyo bintu ku ngwate y'intizanyo urabyuka twagiye mu kiganiro Gatsibo wa mubyeyi umugabo we yatije ingwate ya gitari 25 ntago wabonye amarira n'abana n'agahinda cyane nuvuga ngo umuntu ufashe inguzanyo ku ngwate y'intizanyo cyangwa
y'inyibano ntabwo yishyura, ntabwo yishyura kuko siwe bazatereza cyamunara. Nuko byagenze kuri mubyeyi wa Gatsibo. No, hoteli yahombejwe nuko nta effort bakoze kubera ko inguzanyo itari yabo. Bari bazi ko bazatezwa hegitari zuriya mubyeyi. We bari batije none undi arihaye. Ubwo ni ibintu bibiri bitatu dusoza. Icya bya bintu byo kwamaza tuzabikora hejo. Bwa butumwa bwa Munangira tuzabukoraho ejo ntaho bwenda kujya. Yego. Amasomo ni 3. Kurekura amafaranga ku butaka ntukoreshe imitation. Gutunga ubutaka butakwanditseho ni nko kwicukurira imva, kuko biri variable ugihari wowe wabwishyuye. Ntabwo umwana wawe azamenya ngo wishyuye angahe mu kuhe kwezi igihe utazaba uhari igare rikugonzese urohamye muri muhazizi. Umwana wazamenya ngo nyamara papa ngo 2016 ngo yatanze miliyoni 2 ngo noneho ngo asigaramo 800 ngo yatanga muri 2000 umwana azabibona ibyo. N'abagore si bose babasha kujya muri izo detail. Uko niko abantu kumfu zitunguranye dusanga amakimbirane abantu bamwe batabisobanukiwe. So gura ubutaka bwishyure bwose, ukibara kubwishyura bwose imitation. Cyo ni cyambere. Icya kabiri kirazira kikaziririzwa. Usibye ubuvandimwe gutiza ingwate. Twarabibonye Gatsibo gutiza ingwate. Noneho aho bikabiriza kuyitiza utavuganye n'umuryango. Uriya mugabo wa Gatsibo umanza afite abahungu 3 barimo barangiza kwiga za kaminuza, afite n'umugore ujijutse w'umuganga ariko yatanze iriya ngwate ya hegitari 25 umuryango utabizi. Icyanyuma rero isomo senari habandi iyo wagize irya nyuma ubutaka butakwanditseho kirazira kikazirizwa kubushyiraho andi mafaranga imitungo. Uzarangara, uzarwara uri mu bitaro nta mbaraga ufite, uzapfa bitunguranye. Bagende mu rukiko bavuga ati dore ingingo ya 18 igenga ubutaka ivuga ko nyiri ubutaka rufite UPI ari uwo bwanditseho. Wenda uhibereye waburana. Amahirwe nuko abo ngabo bagihari. Utahari wasize umwana, wasize umugore cyangwa ari umugore wasize umugabo. Gushora ku butaka butakwanditseho kandi n'ubuswa. Nanjye nubwo ndimo sinigena nanjye ndiwe kuko nanjye nayiteretseho. N'ubuswa kubera ko ariko ngiye ikibazo nuko ikibazo si limitation ariko nari namaze kwishyura byose. Sibyo? Urabura iki ngo ukore imitation? Icyo ni cyabyihorera. Icyo byihoreresha nabyo ubwo ngubwo uragira ngo ntunga gatoki bakozi bashinzwe iby'ubutaka. Bicara bati ibyangombwa by'abandi. Igikomero barabitaye na Bugesera bamaze kubita 2 cyabyihorera. Icyo ni kimwe. Ariko icyo shaka kuvuga ubuswa mvuga nukuzana inyubako ya miliyoni 100 ku kibanza utishyuye cyose. Cyaraguraga miliyoni 10 warabasigaye 2 ugashora 100 ebyiri turazitanga. Aroro byo n'ubuswa cyane. Aba bantu nubwo ntabazi bari bafite umwavu kubahagarariye n'ubushinja cyaha. Ukora gutya wese avuga ati ntago mbivuze ngo azabivuge kuri mikoro. Yongorere sheri we ati burya ndi umuswa. Ikibanza cya miliyoni 5 wasigayemo 200,000 utangiye kumena amabuye ikamyiragura 100,000. Mbere yo kumena ayo makamya 2 wakwishyuye nibura hagasigara cya imitation. Hanyuma rero ibindi ni iby'inzego icyangombwa cyo kubaka se umuntu akibona gute ubutaka butamwanditseho. Aho naho inzego tuba twirebera isombe mu menyo gusa. Wabumvise? Yego. Icyangwa cy'aba bantu bakibonye bate. Tipe na warababarati nimwubake sho. Nzayitangamo ingwate. Banyihera ifaranga. Kandi nitangamo ingwate nzambura. Bateze. Urumva ubugome? Mbe nitamirira. Urumva ubugome? Mbe nyatamire yose bateze ibyanyu. Wabyumvise? Ntabwo ibindi kuvuga ari ugukanga abantu kubera ko byarabaye muri Gatsibo. Niwo wa mubyeyi nagiye gusura. Umugabo we yatije ingwate, we yari yatije ingwate. Barangije hoteli irahomba iratezwa. None ntuza na za gitari 25 ziragenda. Ababo barazira kuba batarangije kwishyura ikibanza none bakishimira gushyiraho inyubako. Ifite agaciro gakubye nk'inshuro 100
ay'ikibanza ayo basigayemo ku kibanza n'uwo mugabo yaburanaga ngo rega ngo ntago banyishyuye yose kutakwishyura yose se bivuga ngo amakamyo bahamennye yitwa yawe ariko kuki ubundi ibi byakabaye bikemurwa n'ubuhuza byinshi kuko ubuhuza haba hari ba bantu baho sibyo yego bakahamagara abatuye aho umugapita wahagarariye ino nzu umushoferi wahamennye ikamyo y'amabuye akagaragara umuyede wakozeho mwahembwaga nande no inzu ntabwo ishobora uko yangana kose buri faranga ryagiye ku nzu baba bazi ngo voilà uwo mugabo ntigeze ahagera yubakwa ararata UPI gusa tu afite y'abakozi abakozi bagira gute bamwishyurira nabyo urabyerekana nyine werekana banki wayakuyeho ukayaha abakozi bakabona kuyaha abandi gusetsa sha uzworora abantu abakozi kugize utahagera shanti yari yawe kuki utahagera please nababaye cyane kuko abantu bari muri ino kategori ni benshi hari ibigomba guhinduka yego hari ibigomba guhinduka kandi imanza z'ubutaka please urukiko rw'ikirenga abacamanza ku manza z'ubutaka tere yakabaye nziza ibaze biri kuvugirwa irusororo mu rukiko rwisumbuye ikibazo kiri hano muri Jabana Karuruma ntago turi kureba yagurisha hangana iki asigarana hangana iki iyo nzimeze itereka da twicaye irusororo twese turavuga ibya Jabana ibintu biri mu butaka kuhagera ukareba uwo muyenzi ukareba aho yamusigiye ukareba iki nibura yego so nibyo ngibyo rero Premium Construction Group ni abainjeneri beza cyane iyo bakoranye na Premium ibyo bibazo byose tumaze kuvuga ntago wahura nabyo Premium yo itangira byamaze kujya byose byatunganye baranagufasha rwose bakuba ubujyanama ku kibanza ugiye kugura ibyo byose barabikurikirana yego naba engineer beza cyane rero babahanga bakora ibintu byabo kinyamwuga bakorera hano i Remera mu marembo ya REB baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga aba banyarwanda kandi nabo babyize imahanga bafite n'ishami i Rusizi iyo ushaka kubaka urabagana bakakubakira inzu yawe nziza ikomeye kandi izaramba ifite ama design yose wifuza kandi meza agezweho n'aba engineer bagufasha ukagenda ubishyura buri etape igezweho kugeza inzu yawe irangiye kandi yubatse neza cyane nta ibyo bidahagije aba diaspora ni muze mugane Premium Construction Group babubakira inzu zanyu banazishakira abazibamo mujye mwakira ifaranga buri kwezi kandi inzu zanyu zifashwe neza cyane bakorera hano i Remera nkuko nabibabwiye rero mubahamagare kuri 0784 42 cyangwa 078555 80 yego hanyuma hanika kwa Sostene arimo arantumira arashaka ko ngewe tukavugana kino cyumweru kirashira wenda umwanya nubinshoboza nzajya kumureba kwa Sostene rwose reka nkomerezeho kwa Sostene wenda nanisabire ko nanjye twazajyana bajya kwitamira kuri karaga kwavu ntago nzabagiye gutamira pe uzabagiye gukora iki nagiye kuganira na atabiga harano oya gutamira yo bisaba kuzinduka mwari barakumiriye oya Sostene se ntakuzi mwamamaze ndamuha nimero zawe nawe azabimenya reka ntabwo ari ngombwa kujya gutamirira hariya nanone kumuha nimero zanjye rwose naho utuye wahatamirira yego inganda tugira mu Rwanda se ebyiri Sostene rwose urabewumva yego kwa Sostene ni ahantu heza cyane ni ahantu hisanzuye hari ikiganiro ubundi nuko naze no kwirwa mbimubwira cya kiganiro cyariwe nari nagiye gukorera masizi nabanje kwa Sostene ni ahantu heza cyane urumva nshobora ntamukusobanuye neza yagira ngo uri wa wundi twagikoranye Kigali Sostene ntago ndiwe yewe nta virus ngira ntabwo abizi ariko bazamube barabizi kuko mbere yo kutujya amasizi kuri yanzu cya kiganiro nyine batabonye twari twabanje kwa Sostene yego ni ahantu rwose heza nahahure na bamwe mu bakiriya be rwose benshi hisanzuye bafite sale nziza zakira inama ndetse n'ibirori bitandukanye bakagira ibyumba byiza icyumba gifite uruganiriro kikagira n'urubaraza rwose ni nurumva aho imyitozo mu kibuga aho kujya gurebera akayaga
ni ahantu heza cyane ndahabatuye bafite screen nini cyane zo kureberaho match ariko ibintu by'ibyumba by'abantu benshi ntabwo babizi. ntabwo babizi Byo kwa Sostene biri mu byiza muri kino gihugu cyane rwose. benshi bagarukira kuri kontwari na biyari, ariko mujye Ariko muninjira vraiment, mu byumba rwose nuko ni icyumba bafite ibyumba ni byiza icyumba kijya kiberamo no gutwikurura. Urumva ko bari Kigali, Ni Kigali. aho abageni bicara, aho abashyitsi bicara, iki ni ibyumba bigari cyane, ntabwo ari ukubikabiriza rwose, ndabizenguruka iyo ngiyeyo byose kandi bifite size zingana, ni nk'inzu mu zindi kandi ntabwo abihenda. By the way, abarebye izi match zose, abarebeye kwa Sostene muzatanga ubuhamya, hari itandukaniro ry'abarebeye match kwa Sostene kuko bafite screen nini cyane, uba ureba umukinnyi rwose nkaho wibereye muri Amerika. Ni mujyeyo rero, bakorera hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira, bafite n'igikoni cyiza cyane giteka neza, kirimo abashefu b'abahanga, bakagirana muco mubizi kandi wabyize. Ni mu bahamagare kuri 0785408040. Yego, Hanika rero nayo iracyabafitiye ibyiza, byo ni byinshi cyane muri Hanika. Iyo umwana wawe ahize akarangiriza segonderi, atahana provisoire, yakomereza kaminuza akazatahana kategori. Nka ibyo bidahagije, umwana wahize segonderi agabanyirizwa 50. Yagiye muri kaminuza yaho, yagiye muri kaminuza yaho agabanyirizwa 50%. Utanga 1/2 cya Minerval. Murumva ibyo bintu koko atari amata yiva yabyaye amavuta. Ni ibintu byiza cyane rero, reka ngushimire cyane mwari. Asante. Abandi bafatanya bikorwa nkuko nababwiye, CB Link iri mu nzira, turi hafi gukorana. Ejo hari abandi twahuriye Ibyumba, nabo babubatsi bazaza mu minsi iri imbere. Hanyuma na wa mama w'Inyanza, wa mama w'Inyanza nawe hari umukiriya dushakiye, icyo twamubwira nuko yakomeza kuko karibu. Sinibuka niba yari ampaye contact zabo, ariko ntabwo navugana nabo atari bo bampamagaye. Ariko uriya mama azakomeze, tuzamuha ubwasisi. Yego, urabuzi se? Ndabuzi. Ainya. Sawa, mwakoze cyane. Yego, ndagushimiye cyane rero, mwari ku kiganiro cyiza uduhaye kirimo n'amasomo rwose. Asante sana. Bufashe muri iyi minsi. Asante.